gukoresha iryo jambo ibitangazamakuru hafi 80% birekura inkuru ngo aremu ko yapfuye yitabye Imana. Uyu ni umuyobozi, uyu ni umusitari mu bisata byombi. Waruzi ko aremu ko arinda yo uninze ikipe y'amaguru iri muri champion. Ibyo rero ugiye kubibaza umukada. Umukada n'umuvugizi mukuru, ariko umuvugizi mukuru nawe afite inshingano. Hari abandi abwira ahanganye n'amahanga cyongereza cyiza, ariko buri wese agira iherezo igeno, kandi duharanire ko imirimo yacu izibukwa ikaba myiza. Nimba bareyo bari kuririmba, nimba aperi bari kuririmba, nimba politike yaragiye yitereka, nimba yari umucamanza, yari umushinjacyaha, akaba afite iyo seve n'abantu bagiye bakora ishyano kandi akaza akabyitwaramo neza, ni ikintu gikomeye. Namba nawe asoje urugendo rwe hano mu isi neza nk'umuntu w'umugabo. Mu bandi bantu bahise bashyira hanze itangazo n'ubuyobozi bwa ekipe ya Remu Kurarinda yitwa Tsinda Batsinde Football Academy. Tsinda Batsinde, iyo ni indirimbo yaririmbiye ikipe y'igihugu. Ndayibuka. Tsinda we batsinde, ndayibuka. Yashinze ikipe nimba zana bagisupusupu from nowhere imyaka 50. Bro, uzi kwizera umuntu, uzi kwizera impano, uzi abantu batatwizeye. Kuzana ibintu by'aba DJ ba Philipita bisanga mu Biza Resort. Bamuyango bajya barahostinga hera ku murongo abresinga uruganda. Ejo twumva inkuru y'incamugongo ngo yitwikiye mu nzu, kandi bakavuga ngo ni depression. Hari undi mutangabuhamya waje aravuga ngo ibivugwa nuko ngo n'imitungo yari yaramuvanyweho ngo yaragiye ku mugore, ngo nibyo byazamusanze ariwe wabimanagingaga n'ibikorwa byaha, ngo byose ngo abona nta kintu asigaranye. Kumbona n'ibindi byinshi nagusariye nzaguhorana tisheri ndumva naguterura. Ndavuga ni gospel, ariko afite imitoma mana ya. Higa umuntu ukijijwe barasoma Bibiliya. Akajwi keza ashaka dakomereza, kari akajwi kumvise saa 9 mana. Rawo we ni wombajije ngo abakozi b'Imana tugenda tubyumva. Icyababaje abantu cyabakoze ku mutima nuko bakundanye, ariyo mpamvu hasohotse n'ibizibiti, ariko bageraho barananiranwa kubera icyo amajwi yasohotse ubu. Kugeza ubwo na Pastor Mutesi bimukoze ku mutima, akaza akavuga ngo sinzi uwabahuje. Meddy arifasha aravuze ati ndasezeye. Wabikurikiye? Meddy yatanze ubutumwa kavuye muri gospel, ubona za ndirimbo yaririmbaga ngaraziretse. Ariko Melody agomba guhura na Kivumbi bagasinyaho, ni uyobora, ni utegeka, ni uzamwandikira indirimbo, ni uzamuha korabo, ni umuntu uri international. Hari agomba gusohokamo umwe kandi muvuze mu mayeri. Ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza wo kunda Iris TV Rwanda, dizera komeze neza cyane fresh. Ubwo no munsi mwiza nanone Imana yagennye ngo twishime tunezerwa, ariko by'umwihariko ndi kumwe n'umukada wa showbiz, ndi kumwe n'umwe mu bagabo bambari cyangwe koko. Ugahita wibuka ba 50 Cent ba kera, ugahita wibuka Meza, Puff Daddy n'abandi benshi. Umukada Oui, bate game. None washyizemo n'akantu k'akabanda na mimi. Baka miliyoneri nkunda ibintu biba bigendanye, ariko atari ukuvuga ngo niyo kariyeri yacu, atari ukuvuga ngo turaba fashionist, ahubwo ari ukugira ngo nituza tukavuga ku bastari babone ko twoze. Babone ko byibuze ari ahantu dutaha n'agapasi tugafite. Ko nibura wakarabye. Wakarabye ntugayike. Hari abantu baza bakipanga inkuru z'abastari, ariko wamureba ukavuga ati kwibiryo amaze kabira tatamiye, ukongera ukavuga ati ariko uyu muntu agaparufaraka ari kunkwiritika nge The Ben, ngo nambaye ngo inkweto nakuramo, ngo ingofero ntahindura, none hari n'ishati ngo agira ngo adahindura, ngwibamo imiti kibaza ari bari ya kizungu cyangwa. Ubwo rero ukavuga ngo ninza kwa prosha iyanalize umuntu abone ko ndi no muri iyo position biraho ku rwego rwanjye, kuko abantu tuvuga n'abantu baturenze muri iyi game, kandi kariyeri yacu no kuvuga so kwambara, ariko nanone tugahesha ishema nyine platform tuba na industry muri rusange. Nuzakureba kera azavuga ati uyu muntu burya arifungaga. Arishive se ko ngo ari za RBA ubibi ngibi bayize ngo channel nuyigurisha wigereye bazabisiba wigire mu gihugu cy'isezerano i Los Angeles.
oya wawe ni kisezerano cyawe ari nka Finlande ntago ndabimenye ubwo urumva hari n'abantu tujya tugira ibyago by the way hano ukagurisha cano cyangwa ikagira ibibazo cyangwa bakayimanura bakayistrikinga ukabona zarishive bya bintu twagiye tuvuga bikomeye byagiye bine impacting erega ukabona tuvuze ijambo burakeye bararihinduye kubera icyo twavuze nje naguha ingero zirenga 10 nakubwira ati nditereka nkamena Filipita nakubwira ati Filipita afite cano nshya The Choice Live kabiri agiye kuza imihanda hangane na ba Jarasi na ba Emirene biriya byo kwigira abakira bivemo namara gukora icyo kiganiro kubera adashaka guhuza nanjye agasibira kane n'urugero kuko hari ibintu tuvuga by'impacting iyo hari ya rishive bigira umusaruro wahise unjandika Blaze gute reka nguhereho oyabanza umbwire tureta dukomeza tugende mu mujyo umwe warutangiye kumbwira uburyo amacano ashobora kuvaho archive zikabura ugasanga zibereye ngo mu kigo gikuru cy'itangazamakuru ngo honyine kandi ugasanga nubundi ni ikibazo yego kuko ni wowe wakabaye nubundi mu byinshi uvuga bitari bizwi cyase bitigeze byumvwa n'abantu benshi urumva ugasanga birabuze kandi bitari ngombwa nawe rero ukeneye archive tukiri aho gato aya ma mainstream afite ukuntu agira aba chief editor afite umurongo agenderaho ndetse na rya donida abanyarwanda bakeneye cyangwa ibintu byateye kuri social media ntibarivuge kubera imirongo bagenderaho ejo bundi nibwo bari barimo bavuga ngo birakwiye ko RBA igitangazamakuru nk'iki gikoresha budget y'igihugu Cleophas Barora hembwa nka minister wundi wo mu yindi sector ariya ni ministeri y'itangazamakuru hano mu Rwanda bakwiye kujya kurwanira publicité na Blaze ya Ingufu Jean abantu bakabivuga urusimbi koko bajye kwirirwa bamamaza Gorilla Game na za Foruza ni company ziteretse n'ingero dufashe abantu bakavuga ngo babihariye abandi bari muri uwo mujyo ahubwo bo bakamamaza za Rwanda Form why not zatorirwa gahunda nk'iza amaji y'inyange meza aryoshye ako mukadaro wa kera torirwa iracyabaho nazatabarwa Rwanda niko ni ingero tuba turi gutanga ntabwo nzi ko turirwa ikibaho bana ni ingero tuba na za Sonatube niko abantu bakavuga ngo aba ni abantu baba bafite budget batagomba kuza muri publicité zitari ngombwa nimba turi muri gahunda ya Tunyweres why not mutagendana n'iyo gahunda mukubaha RBC gahunda ya leta atari uko izo nzoga ari mbi ahubwo ari uko ari ibindi bitangazamakuru byo kuzamamaza mbivugiye iki rero nuko hari inkuru twe tuvuga biriya bitangazamakuru bitavuga tubyumve neza hari udukeregeshwa tuvuga bo batavuga bo baca hejuru bavuga official statement nari ngiye guhita ninjira mba mfite ibintu nk'ubu nka nijoro habaye skendo mu mbabare yenda gukoresha iryo jambo ibitangazamakuru hafi 80% birekura inkuru ngo aremu ko yapfuye yitabye Imana uyu ni umuyobozi uyu ni umusitari mu bisata byombi waruzi ko aremu ko arinda yo uninze ikipe y'amaguru iri muri champion ibyo rero ugiye kubibaza umukada umukada ahubwo nyinjiza oya raguheraho nutuntu mba nibutse ugasanga rero bamwe bavuze abandi ntibaravuga ariko ugasanga za mainstream ugasanga bya bitangazamakuru bikuru byo byitonze byihanganya ukuntu bitari kurekura wenda nyuma yaho kaza gusanga yenda inkuru irongeye ibaye mbi ariko ndi kukwereka itandukaniro by'aba YouTuber aba influencer abantu bo kuri za Twitter bari kumena ba Dr Dash ujye ubabona abanyamakuru bakomeye babakotinga no kuvuga ngo rero itangazamakuru si hariya gusa ariko dukeneye n'indi character muri bariya ibyo bavuga ibyo batavuga ibyo bamamaza n'ibyo batamamaza hari abantu benshi babikrititse kandi bagomba kubyigaho yego birumvikana ngira ngo iyo saga tutaranayivaho neza kugira ngo nkwinjize mu mujyo witwa Godfather ijoro ryake yakoze space ku isa 6:00 mikeya z'ijoro ndetse atangira azanaho benshi cyane abanyamakuru bo mu Rwanda ariko anenga ibinyamakuru bimwe na bimwe biri privé byatangaje iyo nkuru mbere nta source bitagiye no kureba ngira ngo benshi bahere ku binyamakuru bikomeye byandika no mu Rwanda ama X cyangwa se n'ama website yabyo ugasanga umuntu ayisa publishinga isavuga ngo umuntu yitabye Imana ntiyagiye no kureba aza harwari ariko ntagiye gushaka koko
acukumbura rebe agere cyane kuba bari abantu bakomeye ari abayobozi izo polemique ziba zitagomba kuza twagiye tunabona by the way n'inkuru nyinshi ukabona baravuze ati Scovia yitabye Imana babeshya ukabona ngo Pastor Mpyisi yitabye Imana babeshya abo bavuza nduru nabo turabafite ariko gatoya mbanze ngaruke kuri Godfather utanyobye umukada ndara nicaye Godfather weki ntago wumvise ukuntu yaserereye na Oswakim amubwira ati abantu uri gukotinga ni bande ngo nabantu bo mu muryango urabazi mbabarira twinjire gato umuntu bita Gerard Mbabazi aherutse guhura n'ibibazo mu bihe bishize tugendane Gerard Mbabazi ahuye n'ikibazo araza yakira umuntu nkuko waza ukamostinga ugomba kuba ufite IQ kabisa ibintu uri bumbaze nta kibazo n'injye ugiye kubivuga ariko nujya kweditinga byigeho umuntu arajara yego nawe uvuga ati ibi bintu n'ukuri yabinyeretse Gerard Mbabazi hostinze umwana nk'uruhinja muto aramubwira ati umupadiri yankoreye ibi nibi uzi icyo urwego rumamagaje yakoze n'uguhinda umushyitsi ndaje ngere kuri Godfather yego n'uguhinda umushyitsi kubera iki make sure umuntu kotinga waritaya aratitira ese uyu mupadiri uramuzi reka da ese uyu mwana uramuzi reka da namuhostinze gutya ese ibi nibi byo wagiye ugera kuri reka da usora inkuru utese aradagaduka ibyo mbivugiye iki nuko na Godfather atari umutagatifu abantu yasomeraga comment ngo bo mu muryango wa Aremuku yarabazi cyane ibintu aba yakira kuri WhatsApp umuryango warawugendane none sarawuzi ko uyagendana n'inkuru ihari ntabwo agendana ntabwo abaza abantu bose ari muri Canada nawe rero si cyacya mbere yo kuza avuga ngo ndanenga abantu bihutiye kuvuga nawe yarari kuvuga yanyomojwe na Oswakim niwa postinze mbere rest in peace ari kujya kotinga abantu ngo abandi ngo barambwe nyuma za kuvuguruza ngo barambwe ngo umutima wacitse ngo uragaruka abanyamakuru bitondera inkuru ziri sensitive ku bantu bibyamamare uri kugenda uvuga ngo runaka ngo bamuteye inda areyo shuwa ntago uzi inkuru zabafata bagiye bakora zikabageza ariko Imana ikabarinda ntago uzifata agirana ibibazo na Nopujanaere n'ibya Kinyoni ntago harimo urupfu izo nkuru tuzimenye tuzitondere nitugera ku bayobozi amprisi b'abastari Aremuko yarakunzwe ntago ubyemera yavugaga abantu bakumva ya defandaga hari n'abantu bajyaga bavuga ngo urabona ko dominance yiri hejuru compared n'umuvugizi mukuru ariko umuvugizi mukuru nawe afite inshingano hari abandi abwira hahanganye n'amahanga cyongereza cyiza ariko buri wese agira iherezo igeno kandi duharanire ko imirimo yacu izibukwa ikaba myiza nimba bareyo bari kuririmba nimba aperi bari kuririmba nimba politike yaragiye yitereka nimba yari umucamanza yari umushinjacyaha akaba afite iyo seve n'abantu bagiye bakora ishyano kandi akaza akabyitwaramo neza ni ikintu gikomeye namba nawe asoje urugendo rwe hano mu isi neza nk'umuntu w'umugabo ariko buriya ngo Aremuku ngo yigeze no kumanaginga ababyinnyi zitwaga za Smart Boys kuri Maison de Jeunes asohora indirimbo harakora ugiyeho rero kajyanye nuko Aremuku ngo afite ikipe yego umva ahangaha Aremuku uyu ni umugabo nyamugabo Imana ihiruhuko ridashira nyuma y'amagambo atandukanye nyuma y'uko bagiye ba breaking akongera akagaruka mu buzima nyuma y'uko abantu babyutse banatangaza ngo ntago yapfuye tubabajwe nuko mwabi breakinze narindimo ndebeye Mirene yarakaye cyane ariko nawe agahita afata nk'ikiganiro kimaze ukwezi agahita kirohaho wabyumvise ibintu mu by'amafaranga mukorera nawe si mutagatifu reka njyo mukadamopfa mukadaje ariko nyuma nyine Imana iza kumuhamagara ariko yari afite ibikorwa byinshi reka nkumvishe nk'akantu gatangaha kugira ngo tugendane neza niyumvishiriza rwose bamwita umukadaje umukadanaje oya wahise unjandika abantu rero barekuye inkuru yego bari kuvuga ko birangiye kandi ko uyu ni umugabo ukomeye ugomba gushyingurwa mu buryo budasanzwe n'ubuyobozi bukuru ariko yumvira ahangaha icyo tubanze dukotinga ubuyobozi guverinoma
yatangaje ku rupfu rwa Rem Mukurarinda. Bagize bati tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Rem Mukurarinda akaba yitabye Imana aho yari arwariye mu bitaro bya Faisal azize guhagarara ku mutima. Guverinoma y'u Rwanda ihanganishije umuryango we. Tukiraha abantu benshi bari banditse stroke. Ego uri kumva ko ari ibihuha hubu bya bindi social media YouTube reka twibanda haturi YouTube aba YouTubers bafite ukuntu bavuga ibintu bakageraho bakavuga yenda nibitari ngombwa kuvugwa ariko byanyabyo duheraho bitari kuvugwa kuri mainstream ariko nanone hari ukuntu batanguranwa inkuru bakaba bakoramo n'udukosa nubwo umujyo waba ari uwo nguwo yego babanje kuvuga ibintu bya stroke ariko official statement irabanje irabivuguruza ya guverinoma ni umutima guhagarara ku mutima inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Hanyuma rero itangazo riri mu ndimi eshatu Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Hanyuma tukaba twihanganishije abo mu muryango we, inshuti ze ndetse n'abandi bantu batandukanye. Mu bandi bantu bahise bashyira hanze itangazo n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rem Mukurarinda yitwa Tsinda Batsinde Football Academy. Tsinda Batsinde iyo ni indirimbo yaririmbiye ikipe y'igihugu ndayibuka. Tsinda we batsinde ndayibuka yashinze ikipe nimba zana ba gisupusupu from nowhere imyaka 50 bro uzi kwizera umuntu uzi kwizera impano uzi abantu batatwizeye uza impano dufite twivuge ntituvuga abandi je nawe nuri radio guy tabisa ariko ukaburi kuri YouTube hari ibyo ukunda hari n'ibyo ushoboye hari n'ibyo ubonamo umugati iyo bayago baje bakaza mu itangazamakuru bakabona amafaranga bajya mu byo bakunda bakinjira mu muziki ubishake cyane ubishaka kabisa wabyumvise ibaze rero umuntu wari polivara wazaga muri siporo akaza muri showbiz akamanaginga abahanzi harya Mandine uramuzi wari uhagarariye ubari kwiterera za pudera abahanzi ba Melody niwe wazaga ubari gutera za puderi na za akora makeup agenda ni yendirimbo yasohotse muri aya mezi 5 atateye makeup agenda ari no kubona ibiceri ngo birenze hariya yigeze kugayikira ku izuba TV yigeze gukora ibiganiro ku izuba yabaye umunyamakuru yenda ntitudeviye ndi kuvuga ukunare yari genius yari umuntu uzi kuvuga azi kwidefanda byaba ngombwa nk'umushinja cyaka byitwaramo neza leta ikamukonfirima biragoye ko umuntu yava mu kaza gasezera akajya kwiruhukira leta ikavuga ngo turabyanze uwo muntu abarenze akavugisha uyu washanyara nka Scovia bagahangana akamenya uburyo yigobotora akazana na kari nijabutuje akamenya ukuntu agendana nawe kandi ntagire ikosa akora uyu mugabo rero yagomba kutubabaza asize CV asize amateka ariko ikintu cyo kuba mu bisata byose ni ikintu kidasa reka ntanga urugero gato umbwire ufata ijambo ngewe umukada hari abantu bagiye yenda batankigikira ariko n'Imana yagira ngo nzaba umukada wa nyawe nce no muri ibyo mboni experience ariko bro uri muri iki gihugu nimba ko kujya unkurikirana biragoye ko wambwira izina ry'umunyamakuru waza akamena inkuru yo muri gospel akamena iyo muri siporo yaza muri showbiz bikaba ibindi ninde atari umukada niwe wenyine wikihuta ndabyanze wabona nawe wabishobora ariko ari utarabikora umuntu abantu bagenda bidesida biragora ariko Jarike si umunyamakuru ukomeye Lucky Emirene yaza akamena inkuru ya siporo akamanuka ba Cristiano akinjira muri ba Gilbert barafinda bimbwire aragurutse indege yivugire Melody nyine ni ibintu bibi reka nkubwire impamvu atari byiza ku rundi ruhande you have to be focus tugomba kuzajya tumenya ikintu dushyiramo imbaraga nyinshi tukakimasteringa hari n'undi muntu ubushaka kugira ngo azavuge ngo naha nakora neza naha iyo versatility ni tara ni impano ntago ari ibintu byo kuvuga ngo nanjye kuko mbishaka kuko nyene amafaranga mbikore de filimo niyi de filimo nuko tuba dufite amasaha 28 dufitemo 8 tugomba kuryamamo nayo tugomba gukoramo of course ariko tukavuga ngo
turabimanaginga gute ku buryo hatuha masteringa ngenza mu nkuru ya siporo nka masteringa nk'abayingana naza muri showbiz nka masteringa nkarake naza mu nkuru za Karabaye udekata abahinda roho nubwo hari Dumba wanje nyine abamukegeta mutekinga nyovu uri kumva ariko nanone twibuke ko Jarike we abifatamo amasaha 10 nangahe mu gengemba ndi ku distribute hambyumve abiri nyine ugaspending umwanya munini kurushana babandi kugira ngo ubimetrize niyo defilimo ariko ikiza nuko inkuru yose iyisohotse yaba ngo Pastor Mutesa koze ibiki urabuhari niba kubwira ngo Samu Karenza cegese aperi nabamari nkashanyara nibambwira ati rakiyirukansi nyuma yo ntavuze mu Bubirigi menye uko mbesobanura Bwiza nashaka kubeshya avuga ngo yaroncingiye mu Bubirigi abeshya akoko sinari nkasi arenze melody kwata melody yaroncingiye The Ben aramurenze ko wataroncinze nta album afite album ituzuye tugendane bre mbabarira hoya melody Bwiza yarabikoze baburetse ninjere kuri Bwiza watangiye ku Ndevi The Ben afite album yuzuye cha numvise mbonye Yes. Plenty Love. Yego ziriya ndirimbo zari zarasohotse. Indirimbo ya Kivumbi yari imaze icyumweru nayo yahiye ni yari kwiratana. Kandi abanyarwanda muri album yari ifite indirimbo zingahe? Kubaka igikundiro. Yari iyobowe ngo na Thank You Magadi ya Demiri Diziwiti. Yo yari yiyoboye. Kubaka igikundiro. The Ben aradushuka abanyarwanda bakagura amatike. Atubeshya ngo dango tarahari. Ngo remana makura. Ngo Shiba Karungi. Ngo ariko ngo akatubeye nihagira umuntu bimubaza akatubwira ngo hari indirimbo cyamba biki ubwo yasohoye ya Bwiza na Sikosa na Kivumbi ngo album akasi tukayitegereza tukayibura kandi nihagira ubimubaza ko bigaragaza igikundiro nyine nicyo mu cyubake Melody ntarusha amafaranga Bwiza ntafite album ko atagiye kuyironcingira na Nairobi byibuze Kivumbi ntarenze naho ahora muri Krisizi ko atagiye kuroncinga ariko Bruce ahora mu matuwa muri Kenya Bwiza kubabwira ngo agiye kuroncinga yara mu kwa 12 ntago yari ari muri mu Burayi urabizi ntubizi ndabyibuka kugira ngo yavuze ko abantu icyo utibuka umbwire mbyivugiye yego ibyo nibyo rwo rwego rwe ibyo nibyo bitaramo byiyemo The Ben yagiye Canada akodesha Montreal inzu yakira 2,000 by'abantu yakoremo Harmonizer yakoremo Mbosso kuki Kenisora atayigiyemo ni kugira ngo differentier urwego rw'abantu mbivugiye iki inzu yaronshingiyemo bya gicupuri mu Bubirigi Birmingham Palace ni The Ben wari wayihawe The Ben mbere yuko aza mu Rwanda 2017 yari muri homecoming sinzi nimba ubyibuka ndabyibuka agaruka bwa mbere nyuma y'igihe kinini kazazanye na wa muzungu mbere yo kugera mu Rwanda yahereye mu Bubirigi niho bamwakiriye niho yakoreye igitaramo cya mbere baramukunda akivuga ko azasora album afite na tour nibo bamwaproche boss nyine we tujya tunavugana nta mwahuranya yarankumiriye irigo boss wabahamagaye barangije baravuga ngo natwanga tu blessing ariko aba yaramisinze Bwiza n'indirimbo ye bakoranye nziza ku gitaramo cye aravuga Bwiza aramwegera twazakora ejo twaravuganye yabwiye Bwiza igitaramo kibura amasaha 2 ngo niwe muhanzi uri bujye gukubura urubyiniro mu masegonda ya mbere nubyanga ubyihorere kuko twateguye ikirori cya The Ben na Pamela bamwenyewe ari bujya tubwira amazina y'abana yongera muririmbire yongera yikara yongera kubitemo kacura urafata iminota ya mbere ntuyifata Bwiza ararira bajya guhoza amaze guhora araza aremera asifaranga ryo yararibonye basi yararibonye na The Ben byaramurenze kubera ibyo bintu management yamukoreye mukubita miliyoni 2 z'ubuntu oya size ubuntu nyine nubundi na The Ben abayazi icegesa narasasiwe obuna ibyo ni inkuru twagiye tuvuga ariko ibyabereye Birmingham City ko numva bidasanzwe oya ntabwo bisanzwe Bwiza yabonye Bwiza niyo mpamvu yabanje kuri stage ntibigutangaze Bwiza yisanze muri 1:55 AM ndabikubwiye reka nze nkohereke umuhanzi bagiye gusinyisha
mbabarira gato wampaye agapoze nkakwereka nkwinjizemo cyambe ndetse oya baburetse umva nkubwire Breze abanyarwanda baramusobanukiwe hereza nk'umunota umwe nkwereka umwe wonyine yego nago nawe urenze kuko urumva hari umuhanzi wambwiye mushyashya uri muri 150 oya wihita uvanga ndaje ntago nabyibagiwe Breze nawe ufite agatushe ko kuba ukunda kuba inyuma ya kamera kandi yenda sinahuranye je nkunda Sabereka oya mbabarira wasanga unakunda Gasaro mbibwiwe n'iki mwese si ukwihisha ariko ntago nyine isura yawe iracuruza sinzi impamvu hari abantu tubona nk'imyambarire yawe ngiye kuva na kera ndakuzi umuntu koko wa kamera banza ubwire abanyarwanda impamvu yise radio guy cyangwa umbwire nimba atari wewe wabyiyise umbwire wasize ari kwise base kuko uru ruganda urumazemo imyaka irenga 10 yego wihishe cyangwa ugenda mu bahanzi usupportinga ngiye maze kukubona incuro zirenga 3 turi kumwe na ba M1 abo saba sitari kuva za yuji mu Rwanda nibatitije sabo bonyine umaze kugenda ukora ku mateleviziyo hano imihanda barakumenyereye ariko mpari nk'umukada kubera iki radio guy riza sa nkufata akantu gatoya twijandika oya ngendo njandika nshiduka iminota kamera izimye nakiri uzime bateri ziruzuye ziracyari nk'eshanu zigihari ako kantu rero tukiri kuganira ndi umwe mu bantu bakunda microphone cyo ni cyambere mic ikindi cya kabiri ubwo ni nuko nabikozeho kera imyaka ngira ngo buriya ari studio n'umuntu wamaye ikigano cya mbere nakoze kuri radio station my god watwikaga ari sutakiri katikati ayibana ngira ngo na secondaire abantu baza amateka cyane bazi ko ninge namuhaye platform yo kugira ngaze agikora za Salus akiri Butare aza kwishura arakora so nawe rero agombaga kumpa iyo chance ayima ku Isango Star special vacances ndanayitwara icyo gihe ndakomeza radio 1 ifungura I was the one nakoranaga na Siniso nese nita the radio guy icyo gihe Anita Penda kinanutse akiri twarakoranye nawe uzi impamvu ikintu natekerezaga numvaga hari abantu nyine baba bajabiriye bagatinya kamera bakigira kuri radio kandi ntujabiriye kandi abanyarwanda babyumve ariko ndatungwe na Risudi reka mbabwire ikintu abakunzi bawe batari bazi ngewe kuva kera nkumenye uri mu bantu batuzi imodoka bari ari bato arabana yenda kuvuga ubwana ni ikindi ariko uri umuntu wabaye umusitari wakisenza amafaranga kera menye uri umuntu w'umudira hari utuntu umuntu akora gasoze kuveho nyine oya numvaga nzaka kubaza radio fresheri zawe cyangwa wambara ibiki abasitari mugendana kandi urumva ko utari mushya erega nizi kamera zakasa mutwe zindi imbere ngo zaturutse Amerika nabyo ndabivuga nuncamo ndashaka twinjire ntago zaguriwe muri chic ndashaka tuanze twinjire mu mwandiko neza wabutangiye gato kindi cya kabiri nayo nateguye ndi bugushimire dufite abanyamakuru reka ntanga ingero kuri Emirene ntanga ingero kuri Emirene undi muntu natanga ingero buriya basamu gakire si cyane sinzi nimba bazi babantu bazwiho kuzana impano ugasanga samu gakire azanye nka Fabrice azanye nka Gasoji nubwo biba barazanywe na Emirene yazanye ba Vestina na Dorcas ibyo mbivugiye iki hari abastari bagiye baza yago nago yateretse ya kamwana bikagenda neza bayinyogoye sinabo gusa reba ibintu dore imboga taritaba Yesu yakoraga hakaba hari cano hari abantu babastikinzeho cyangwa bahuza nabo banabaha iyo platform ihoraho hari ukugwa platform ukazana umuntu bwa mbere ukamwizereramo hari nundi umuzana wowe ukazamuye ikiganiro mukabari we muhuza mukanakorana ibiganiro byinshi hari nundi ushaka kuza yenda n'ibiganiro nibiryo ariko akajya muha amafaranga menshi akamuboostinga ariko nawe ngushimire uri mu bantu sinzi I'm not sure nimba uri mu bantu bazanye gogo ariko uri mu bantu bakoranye nawe ibiganiro byinshi mu gihe gito cyane atangira ku blessing wajya mu bitaramo cy'abakozi b'Imana iyo si blessing ni blessing mbabarira ugire naho akantu gato bivugaho gira ngo gogo yasabye platform aba bantu bose ubona bakomeye bamubona nk'injiji bamubona nk'igicibwa barayimwima bigeraho ngewe nza kubona koko ari umuntu ufite ubushake yandirimbira nkumva namuhaye amatike azi Kigali ntabwo ari bibi numva araririmbye ubupenzi wirirwa kumugurira ntabwo tubona akagucurwa agahita bukwishyuza kandi ugari
ubwo yego gogo rero gogo numwe mu bantu nizereyemo kandi koko kwizerera mu bantu nico kintu cyambere kinakenewe kuko urumva hari chance tutagize yego igihe twari kuzaba abahanzi igihe twari kuzaba abakinnyi b'umupira beza ntago byari byoroshye platform yari igoye kuyibona ariko twebwe kugira amahirwe yo kubona iyo platform ntago tuyima abagenzi bacu bitewe nuko buri wese akeneye ibyiza akwiriye ibyiza ngira ngo rero gogo namoye platform ya mbere ikigano cya mbere abantu batangira kumumbaza ntangira kubahuza nawe gogo akiza rwose ngira ngo numwe mu bantu nizereyemo koko nkuko babivugaga na nyuma kandi twakomeje gukorana ubari mu bitaramo ndetse nubwo yari amazi iminsi arwaye ariko nkeka ko mu minsi iza n'ubundi agiye kongera kugaruka kuri platform neza tugakora izindi ndirimbo anyway bakomeze barebe indirimbo nshyashya ye yitwa Witeka ni production yanjye video nje nayikoze ndetse na audio ni umugabo bita Kush Beats akorera Bushari urumva rero byose iyo production yose ndetse nashimye n'Imana bro buriya gukora ibintu bidakura urigaya ariko niba The Kiffness ni tsinda navuga ko ni umugabo ariko uwo muri South Africa ariko kuba mu Bwongereza ubu ngubu numwe mu bantu basubiyemo irandirimbo yego nabonye Zucu nawe yakaririmbye so yaririmbye ka Blood of Jesus ntago wabonye mu Bugande byahabaye mu Bugande wambabariye ko bivuga rero iyi platform kuyitanga nta kiguzi kirimo nuko ubukunzi uwo muntu cyakunze n'ibyo akora njya nkeka ko twajyaga twumva giti kera urabyibuka yego hari abanzi benshi bagiye baza nk'urugero na ruguha ariko reka mbihorere barahari benshi cyane hoya ariko batatu banyarutsemo kandi babazamutse bahari hano batakinavuga ariko mfite na proofs zabo usanga yarazaga kuri TV BTN TV yazaga kuri B+ TV ugasanga araje akavuga ati mbabarira nta n'igiceri mfite bro gaheraho umukina interviews ndumwe mu bantu batariye giti kandi wenda n'abakoresha bakavuga bati ntugubizi hari umuvandimwe wanjye oyasi ntahuranye nukuri wafashije umutare akajya yumirwa akareba avuga ati se pereze w'umusitari ariko hari akaruvuze yenda utaranasoza ntemeranyijwe nawe ngo iyi platform ngo n'ubuntu ngo nta kintu ngo bitwaye ngo wayiha umuntu ndabyanze habaye ikintu cyo kwizera umuntu kwizereramo abantu bose bamutereranye hari n'abantu babona ko yaboreranye icyo kirubabari yego tuba dushaka abasirimu abatugurira agacupa abazadusova umuntu nkuriya w'umukene ubona adacuruza abantu ntibamwizereremo nicyo kintu nge nashaka usurinyaho waramwizeye atari uko platform ngo ari ubuntu ngo cyana kigutwaye hari na benshi ariko bakora ubuse nabo yima biriya ni IQ nigeze kuvuga ijambo rikomeye ndi kuri Max TV ndavuga ngo hari abantu bagiye badutesha agaciro ariko nabatari bari uko batagize iyerekwa batazi ko nyuma y'umwaka tuzaturabakada bakada kandi nawe showbiz mwayifasha tugiye kubyinjiramo iby'ubukade niratangira ariko nawe wizereyemo gogo atari uko ari ikirangirire atari uko hari abandi bamutesha agaciro ahubwo ari kwa kumenya umuntu ugomba gufasha kandi ukwiriye ubufasha kandi mu gihe cyanyacyo kandi hari abandi bagiye babikora reka ngo akagero kari typique yego Slim Jesus uramuzi ndamuzi w'inzobe yaraje ntago ari we wazanye umuntu bita Juwa oyasi ntagariwe hari umuntu ukuzana kuri platform abandi bakakubona bakakwaprosha ariko bro baktiyurira indege ava mu Rwanda yaragiye yegera Juwa aravuga ngo baktansize mu kazi ndakura ama interview yishakira watafite na gahunda yo kumufasha waravuga ngo reka mufate waranca amafaranga make nge muaza interview zihoraho yego sinirirwe ntigitabantu urabona biragoye niyo tubatse iryo zina cyangwa utamenyeranye n'amamagara akagukupa yego atangira amufasha bakorana interview zirakundwa agera aho ashinga channel atangira gushyiraho ibihangano bya Juwa ashyiraho indirimbo za Juwa akajya mujyana muri studio z'ubuntu kumbi ari Imana igira ngo imutere iteka ubu ari mu bantu baserebuye Silver Button atabishakaga ari ugukwepa ama interview y'abandi birakundwa agera aravuga ati dukora agapranka turi muri studio bagasora indirimbo ya Kigoryi igakundwa nawe hari ibintu Imana idukoresha tutazi impact ariko byibuze ukaba ufite n'uwo mutima wo kwemerera iryo jwi riba rikurimo mufashe nta ribi Juwa ni yaje agatrending ukwezi kumwe asigara kwa Slim yego ubu ntafite YouTube iri mu bihumbi 100 yarakoreraga abandi yashinzwe yageze 60
nta kiganiro arashyiraho atangira gushyiraho amaspace ni ikintu gikomeye nakantu twari duteyeho nanagushimira ntago ari buri muntu wese ugira iyo IQ no kugira iyo myumvire yo gusapotinga umuntu ugaragara nkaho yatereranwe Imana rero nitangira kukujyana mu bitaramo bya Afrika haguruka breze wanjye ibaze nk'ubu ngubu noneho gogo naramuka agiye nko muri Afrika haguruka waramutaye ari we mwatangiranye ibi byose umwuka gusobanurira byaba ari igihombo urumva harimo nakantu ko kutamenya business aho biba bitangiye kuba business wise kuko nago yajya muri Afrika haguruka batari buduhereza iyo van yo kugenda maze team na bande bari bukorane ajya muri practice abaho ibyo byose so ngira ngo karakanyuzemo ni nabyiza bro ni nawe muntu bimbajije ibyo bintu benshi baba bigize nyoni nyinshi ariko ubwo tingira ngo numwe mu bagabo bita umukada nawe niko yitwa ndetse uyu munsi turi kumwe kuri Iris TV ni byinshi ari bugenda tubwira ariko bro twe tuvuye mu kintu cya gospel tuganiriye ku bitaramo n'ubundi biba bikomeye ariko n'ubundi n'umuhanzi ushobora kubijyamo ari upcoming ejo ugasanga yakomeye ariko mitanibaza ko gospel iri kugenda isa nkaho intera urujijo by'umwihariko mvuga ngewe yego uti kubera iki njya kumva nkumva ejo ndi numvise umudamu wa nyakwigendera Pastor Theogene yego ngo yararimo ngo yoza ngo umuntu ibirenge numva ngo abantu bakanabeshya ati video yo mu buriri ngo yo mu buriri akaba YouTube bumvikanisha amajwi avuga ati ndagukunda ati nuko mbona n'ibindi byinshi aragusariye nzaguhorana ati sheri ndumva naguterura ndavuga ni gospel ariko afite imitoma mana ya iriga umuntu ukijijwe abarasoma bibiri akajwi keza ashaka dakomereza kari akajwi kumvise saa 9 mana ya zijoro kadakomereza hari abandi baza bahirita avuga ati genda basezeye ndabanze mvuye mu Rwanda ubwo wavuye mu kabyiniro utasesa dusezera n'ibikapu ari ibintu bya gicupuri na Kamana kuri airport nabyuze abasha mutesi nawe ako ndanamukumbuye yarahatwite mukumbure cyaho bireke yadusezeye arigeneye ntago tuzongera kumubona kuri iyi mihanda ariko nabyo bya gicupuri abantu bose bamwata muyoboke yamumenaguye uriya Steven wanjye ngamereza ijambo ninjirire bo gatoye ngira ngo ni inkuru yavuzwe ese bro iriya nkuru yura mu pasteur niba ari pasteur nawe ngira ngo bavuga ko akundana na Madame Nyakwigendera Theogene koko bihagaze hehe urumva inkuru yiba exposed natwe tuba tugomba kuza tukayiganiraho ni show busy cyane mu gisata cya gospel ariko bari mu mihanda ubundi winjiramo bari mu mihanda nyemerera mbinyarukemo ariko mpere ku ijambo ryiza uvuze ngo ndabona muri gospel ntazi kabisa ntazi maze kugira ubwoba yego bihereye ku nsengero zifungwa zitujuje ibisabwa iyo ni vision 2050 y'igihugu kandi koko insengero zagiye zirya amafaranga menshi babaturage bakeneye ngo nibo batura cyane kandi dukeneye ko insengero zigendana na gahunda za leta dukeneye ko nyuma yo kubwiriza bavuga gahunda NST2 iyo gahunda rayizi narayumvise NST2 gahunda ya leta icyerekezo turimo cya viziyo kubera iki batarangiza kubwiriza bagatanga n'ubwo butumwa bakavuga za mitiweli ahinda zigeze ibyemezo leta iri kudufatira ingamba za leta kubera iki dukeneye amavugurura ibyo mbivugiye iki rero yego uko twabonye iyo nkubiri ndetse abantu benshi barabishima ko hari n'ibigomba gukosorwa n'amafaranga yagendaga hariya kandi imisoro itanatangwa neza kanabyo tujye tubireba twiyubakira igihugu ariko reka ngaruke ku ijambo utangiranye ngo muri gospel ntuzikirimo Meddy ifasha aravuze ati ndasezeye wabikurikiye Meddy yatanze ubutumwa kavuye muri gospel ubona za ndirimbo yaririmbaga ngaraziretse none aya makuru ndayinjiramo Emirene iyo si inkuru mugende mu birebe nge simvuga ibyasohotse Emirene araje ngo aserereye na mama Vestina na Dorcas ngo ceno ngo yarayihubanuje yigira umutagatifu ntago ari we wavugaga ngo aba bana ngo murebe ngo yomba managinga ngo baba bafite isura ya DPR ngo none ngo abandi bari babanjanye ngo baba defirije we yamukoreye iki biriya biziriko Vestina yaroshye ako Vestina afite umugabo urugero turi kwa prosha gospel muri rusange none se yatakaje agakiza mwereke ijambo rya Emirene ari kubivuga ibyo bintu abana banje ngo baba bafite ngo ruke ngo ya DP noneho bayisotsemo si icyo gusa mbonye we none arabanza akadefiriza umusatsi akawuhagarika ubu noneho ngo ari kuririmba iz'icyongereza ngo ahanganye za korari zo hanze zitwa Zahiri ariyo muri South Africa nakunda ndayibagiwe wabyumvise babantu bo muri gospel iyo no doubt
ya Israel Mbonyi ntiragwa mu 100,000 n'iminsi 10 birebe uwo niwe Mbonyi ntabwo uri kumva Mbonyi ku munsi abari miliyoni ntabwo uri kumva twaproshe gospel ukajya kubona ukabona batonzi bari kwisapotingira babwiza sibyo yego oya tujye tubicamo kandi hari abandi bakozi b'Imana turabazi ba Kristo bari kwitereka gospel rero ntiyoroshye kandi ugasana nabo bakozi b'Imana bari muri gospel imihanda ntibareba neza gahonga iragira ibibazo bagahita mu kegeta tubusesi kanseri tirekada nazindi tirekada ntako siba yari depression ubundi ati inda yayihubanuje ubundi ati ni prank batanabizi wumvise ya gospel yangiritse reka twigarukire kubitwa abapasiteri munamba bareye kubivuga ariko ari n'abantu mbana nkwiye kuvuga ariko mwihangane dutanga ingero ziri yego urumukada ejo bundi twabonye ifungwa rya Bosco Empire yego hazamo ibintu byinshi sinanabivuge ariko hagarukamo izina Pastor Mutesi tujye duhera inyuma twumvisha abantu ibintu tuba tuvuga barasohoka baterana amagambo Pastor Mutesi haburi iminsi 3 ngo akora ubukwe yaraje kuri social media aravuga ngo Bosco wigize intasi vuga umuntu uzankingira noneho ngutamika inote y'ijana kumba umuntu wari kuzamushingira n'umwanzi we wakadasohoka baterananya amagambo ariko n'umwanzi we kuri social media si umwanzi we mu bindi ku ruhande mu buzima busanzwe twagiye tubona avuga ngo yanamurangiye abagabo yamuhaye amapase tuza kumva uwitwa Pastor Claude wagomba kuba ari katikata asobanura ibintu nawe ngo biza kurangira bamukoreye ububere twinjire neza kujyongera ngo baramusohoye ngo yapanzwe ngo yidemaritse abakozi b'Imana tujye tubatahira ubukwe niburangira twumve ngo baruzema amasava oya biragayitse duhere inyuma ku ijambo bavuze ngo ntuzikiri muri gospel narumi kandi tuvuga abantu bose ntitubiyengekere ku bantu bamwe ukajya kubona ukabona abapasiteri baraje bateranya amagambo hano bamwe bashatse no kurwana cyo bundi nabonye muri Amerika sinzi ngenda ahantu hose wabonye umupasiteri basohoye muri Amerika ngo yasinze yaje yasinze warabibonye se bre aba bounce baramutwara no nibiriya nkuru wara aba bounce baramuteruye bajugunye hanze ngo nubwo ari urwayo ngo turago buri iyo bamwongorera ati genda tutarakugigira aho buri asaba Kristo bazongera bamwumve ko bamuturumbuye bareba ni ikibazo kiri ku isi ubu noneho ngo dukeneye ngo abapasiteri batwika kurusha abagendera mu ijambo ry'Imana ubuhanuzi abitwa bayongwe araza akakubwira ati ngewe iyo ndi kuri The Vibe TV ntukambonemo Apostle cyumbonamo rutwitsi akabivuga bwacya bakamuboha Pastor uwitwa Apostle Mutabazi akaza akakubwira ko ahanura amavuta yasobanukiwe hashira kanya ibitabo mufiririza akakubwira ko ari efatunde wagendana na politiki ukibaza wa mwuka wa Yesu wari umurimo mere yaho inyuma rero kugira ngo tujye dushima cyatugaye urupfu rwa Pastor Theogene cyangwa uzwiho nk'inzahuke rwakoze abantu benshi ku mutima igihugu kirahungabana kubera umutima we ubutumwa bwe ukuntu yari umudama ariko cyane cyane umugore w'imyitwarire ye yari umuntu utuje uri pose yari umuntu umukunda byagiye bigaragara ariko kandi n'iriya content yabatwikiye yo gufasha abana bo mu mihanda byagiye bigaragara cyane yuko hari abantu bashatse kuyimushimuta birabananira kuko buri wese abafite umuhamagaro tuza kubona na basabe babakinze umudamu uyo bazamusigaranira uriya mushinga bamumuteremo inkunga ntuhagarare biranga birabananira kugeza ubwo hari haje amakuru y'uyu Steven uburyo yanabwiye Asiya bagikundana back in the days ngo ngwino gukodeshereza inzu uyibemo wenyine ngengema gusanga tujye tuvugana utari kwirukanka mu bana bo bana barekere muri iyo nzu uri kumva icyo kintu aya n'amakuru y'indani barekere hari yabo yadobuse aba none uza hano use nk'ubu mujene ubwo umuntu ni pasiteri duheraho we ni wambajije ngo abakozi b'Imana tugenda tubyumva icyababaje abantu cyabakoze ku mutima nuko bakundanye ariyo mpamvu hasohotse n'ibizibiti ariko bageraho barananiranwa kubera icyamajwi yasohotse ubu ni wa mwuka wa Sekibi ni bya bintu biba bishaka gukoza isoni abakozi b'Imana ni Satani nukwandavura kugeza ubwo na Pastor Mutesi bimukoze ku mutima akaza akavuga ngo sinzi uwabahuje
kandi we yajyaga yicara avuga ngo Pastor Claude ndangira amapase gutyo video zirahari barahita bazisiba kubera mvuze gutyo akaza akagera akanavuga ngo ngewe iyi mihanda nayijanditsemo agahimba amaplanka abantu bakageraho bakanamubwira atari kubundi abagabo bane tuzamenya uwanyawe ari uwuhe ni Imana imuzi si twe tugomba kumumenya none ngo kubera ibyabaye kuri Asiya wari inshuti ye bagendanaga bavuganaga bisunganye abahuje ibibazo barisungana inshuti yawe ibiki nibyo kwese barisungana none abonye byakomeye igihugu cyagurutse aba influencer bakomeye batangiye gusabira ibihano nurira mugabo ati nagaruka muzamute muri yombi yandagaje ibi bitaneye no gushyira ubwambure bw'umuntu hanze araje arigaramye ngo mvuye kuri YouTube azaba hate afite urusengero afite shop amazu yose abagabo bagiye bayamwubake ni ibintu byiza ngo nyine udafite nyine cy'abagabo nyine simbivuga gutyo ngo mwumve nose ngiye ko ndigikada nanjye hari icyo mfite nawe adafite ariko nanone tujye twemera igeno ariko mu bakozi b'Imana ntago bimeze neza iyo ndi kumva inkuru nkumva ngo Kabanda Julienne ngo ari kwipangira kope zo kujya muri Canada ngo ni naho hari amaturo menshi ubu se Gitwaza imbonera yacu yamwigishije iki si ukujya Texas mbabarira aha hantu ufata ijambo noneho Gitwaza si intumwa imwe reka nkubwire breaking namenye hashize imyaka 20 hari umupapa wemereye uhaye impano Gitwaza ngo icyo uzambara cyose ninjye uzacyishyura nuramuka uguze ikintu ukacyishyurira wowe ubwawe utambuze kuri nimero Imana izagukorera iki zaguhana uyu ni umugisha nigo urabinyemereye 20 years reba amakote yambara reba ama made in Rwanda yambara n'umwenda w'imbere ndabikubwiye wampesheje umugisha ariko nawe yigiriye hari dolari ry'ituro ntabyuzi wabyumvise abakozi ba Yesu kandi akaza akavuga ati sinitaye kubyo usenga ukimanura imisatsi uyiboha toka daimoni wabyumvise abakozi ba Yesu Kabanda Julienne uri kwipangira kwigira Canada uri kumva asibyo yigira kuri Gitwaza harya ntafite grace room harya Kabanda ni ufite grace room ni urusengero bibwira abantu ya ni ministeri yego tandukanya ministeri n'urusengero sha nijanditse muri gospel nono munsomere muri Zaburi ko numva babo nyine ndi kukubwira ko numva wijanditse utwaye abantu bose Gitwaza yahuye n'intambara bro Gitwaza yahuye n'intambara abantu bamubekera ibintu bijyanye n'amasanduku abantu bakavuga ngo amavuta ya Elaya no dutekesha inyama niyo amena ku bantu kagenda kazana ubutaka ngo noneho mutange za miliyoni nje kubabatiriza muri Yorodani Yesu yabatirijwemo iyo ni kope cyangwa n'umwuka wa Yesu ni kope ya Sio nta bandi bakoze mu mavuta bakora ku bantu bakajya bagwa ibirabiranye katikati yuki oyasi kahoranye bagendana n'imirongo migari niko yari kuba gospel gusa ariko mbivugiye iki icyambere Pastor Mutesi arabeshya subwambere abeshye yigira marayika ariko natwe twese niko tumeze ikibi n'ugukabya nanjye sinakwifuza ibi bimvugwaho ariko nanone sinaza ngo nerekane ko ndi ikinege hariya none nakorwaho azana Bibiliya yirarihirira akanarahira ararahira icyo ni icyambere icya kabiri amakuru mfite nk'umukada nuko Pastor Mutesi ari we wahuje Asiya na Steven kandi nibisanzwe ariko namenye ko ngo Pastor Steven buriya ngo bamuriye amafaranga menshi ese si bapangaga kope bose bose aba bantu kandi ari ryo jambo sindi kwerura irya jambo bavuze ngo mu bakozi b'Imana harimo ibiki iyo mama Sharire nashaka kuvuga ngo umukozi w'Imana aratetaje yarasagakiza yarasa imfubyi yagaburi yarasa abana yadobuse nimba atabishoboye akaba yubaka etaje yarayubatse koko yavuye Imana bari hano niyo mpamvu leta nyishima ngendana nayo nibanze ifata 80% by'insengero itewe ingufuri z'ibiro 7 cyangwa 9 hasigara abantu bameze gutya dutanga imisoro tubwiriza abantu ubutumwa bwiza twiyamya abantu bahanura ibintu 9 bibi kimwe ari cyo kiza gusa agende babihanurira abana babo n'abagore babo bimaze iki ubuyobozi bukuri yo buje bukavuga ngo tubiyamye indagu tubiyamye abantu baza bahanura iyo Mana itaza ngo itubwire ni mwebwira mwoze mwariye mwahaze urasetsa niko gospel tuyisokamo rero
hari ifoto ngira ngo nabonye mu kanya gashize kandi iyi foto nayo hari ikivuze njye nahise ngira ubwoba kandi iyi foto ndabona nta saha irimo ni iminota rwose kuko ndabona mu by'ukuri iyi foto si k'abasitari bifotoza nta n'umwe yafunze udutoki nta n'ureba muri frame ngo bimeze gute biragaragara ko cyokora bari ahantu baganira kandi ko ibigaragara n'umuntu wabafotoye ntibifotoje iyi foto se ko mbonamo Bruce Melody nkabonamo Kivumbi birasiga iki bintu banze nkwereka ibi bintu ko ntari nabiteguye we uvuga akantu kamwe nkahita ninjira nkahita mena ugahita ushyuha oya mba nguha amakuru kugira ngo umenye urwego rwanjye amakuru aragora bure wabwiye abantu yuba mwita ikizungerezi reba iyi foto kakiremo urumuri yego ruhagije genekereza fasha genekereze ndebe yego utenyereka yego biremewe amakuru aragora oya wayikize mu yawe ifone yanjye nubi wenda giturumbuka banzi irebe umbwira icyo uri kubona urayishyira mu nkuru ndayishyira mu nkuru uri kubona iki sinzi urumuri nimba ruhagije ikizungerezi gifite kenyashi iteye ubwoba reba imodoka iri ruhande imodoka itukura uwo ni umunya Kenya bamwita kora zo kwamboka sorry udatsikira mukada ibi turabyita mu iri ku breakinga cyane uyu bamwita kora zo kwamboka nagera mpera inyuma na approach iyi foto kora zo kwamboka ni kizungerezi ni umufashioniste none nimero ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ko yamurebye ijisho ryiza ko yamakuru agora fata mike oya si nimero ya mbere ubanze ukore iperereza umenye umuhanzi wa mbere mu Rwanda wumve ngo niyi modoka nkweretse uyereka abanyarwanda niyo yamuguriye duheraho twinjira umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda w'ibizonga mubiri ntawuzi uvuga amazina oya se no kuya none si inkuru narayibwiye abantu barakunda abantu baragenda tukabona ama projects yajyanye muri Kenya tukajya kubona tukabona ngo abanyamakuru yabatamitse no kujya batazayivuga mukadari hehe ahangaha inkuru nayimenye mbere nje nagiye hano Kimihuro nifatira n'iyi telefone ya Cupuri video ya studio ya kugira ngo ngere ku nkuru mbajije mwereka numva nahereye yego ngera kuri studio ya ndayifilima iri hano muri phone yanjye yego menya abatera nkunga be nibisanzwe yajyaca muri byinshi nimba umwana asikama browe no project ko yakorera iki umukira abonye ahubwo from nowhere dukomeretse yego ifoto rero imaze isaha yafashwe na iPhone 12 yabatunguye aba nabakire bafite abantu babafotora bahembwa uretse na Melody uretse na Debeni na Baketi bashabe bafite aba official photographer na Brezo ndi imbere aramufite kabisa mfite na kamera mfite yadahari ukoresha iPhone 15 cyangwa 6 yego aba bafashwe na Cupurine ya 12 iriho babatunguye bari mu kanama nabanje kumenya inkuru ya Bwiza uburyo coach Gaera mwemera uburyo amushaka muri iriya nzu uburyo bashaka kugendana na gender balance gahunda ya leta birakenewe sinzi uko bizarangira sinavuga ngo byarapfuye cyane ibyapfuye amakuru ategereza ko asohoka cyangwa umva indi version yego ariko nimba iyi nzu itashorera gere neza akaza akajya kumugaragara akavuga ngo ngende umuproducer sindi umuhanzi element uzikashe impression yawe uziza mirere uziza food etwa za tombe niyihigwa mu mazi nibashorera uwo muntu ubwo rosi kana ubatishorera na babazungu be nimba abantu badashorerere ubwo bashorera Keniso nisora ajya bahama bizuda we urasetsa niko ukuri we birashoboka
ariko inzu ntiyorohewe nicyo kintu mba nashaka tuvuge bike byiza ariko ntitwandagaze aba ni abakire b'impakitinze igihugu niyo tubona Kigali Universe tubona ubuyobozi bukuru buyisuye bro ibindi ndara mu makuru niko kazimbamo yumvikanye na Karomba ariko hari abantu bari barimo uribuka ibihe bishize Juno yirirwa yirukanga inyuma ya bayish Kevin na baroganico aribo basangira aribo bakorana ibiki bakubita za na stop abantu bagira amakuru amagengo ibi ni ibintu byazanywe na Rokubona Junior yazanye gengo ye rero na Kivumbi yarari kumwe na ba Mike Kayihura n'abantu niyo batasorana indirimbo nubwo banazikoranye baba bari kumwe mu ma studio session n'umuntu wabari abantu buriya bamubakuyemo Kivumbi za ndirimbo yazaga agakoraboratinga Kiriku tuzongera kuzibona ninde atahaye korabo ni Juno ninde atahaye korabo Kivumbi kwa abantu bose kandi zigatwika zigafata urundi ni umuhanga rero iyi nzu yagomba kwishumbusha impamvu bagomba kwishumbusha nuko ari umuntu ugomba kuvamo muri iyi nzu ninde mumbaze reka Rosikana ntago yabashimashima nanditse Fude twakajya muri The Choice akabivuga bakamureba ijisho agahita asaba imbabazi ati sinzabyongera indirimbo ni iyanyu akavuga ati ni mu mpa ya video shooting bakamuha make agahita yikubitiraho miliyoni z'10 agahita yituriza yakora ikosa akabahereje Melody ngo aguza album bakamuseka ati wambwa ubu ntiwerekanye ko wirirwa wikomeraho ngo baramututse Jeros kane jodi twaye turi kumwe ngo yandutse yaravuze ati shanyara noneho bakababara uriya ntago yakoma Rutenderi ukoma Rutenderi nuba warabanje kurongora tuzi ngo arongoye umukire akongera akajya Canada tukajya ntazagaruka byakomera ati bizu nangaye muyibarira amafaranga nyibatamika basi mufungure za iPhone uko hari no kuntu ujya mwibanga ukahitamika umuntu ariko ati ndabyemera bari kumugaragaro twakurikirana Karafu Generation tugasanga nayo iri kwamamazwa iri inyuma y'akayabo imodoka za Dodo zose ziyimanitseho ama studio yose mainstream amaradiyo ariko ukabona Rose iri mu 168 iminsi 9 iraziriki nyine kivuga nawe uri umunyamakuru ufata ijambo niko so Kivumbi tubyizere kagiyemo oya nzanye ifoto ya finali ya confirmation navuze inshuro nyinshi ko Melody ategeka Karomba navuze inshuro nyinshi ko Melody amenyereye uru Rwanda iyo mwicaye ukavuga ati bari abanyarwanda urabazi uriya muhanzi wora muzi uri kwiteza uriya Bulldog ninjye muzi bandekere Melody aricaga kiza kugeza ubwo umukire yamukunza muhereza imigabane muri Kigali Universe urumva icyo kintu agomba gusinya ku bintu byose agomba guhura n'umuntu akabyemeza Kivumbi watangiye ari umusizi ufite tushe y'imyandikire urapa akaririmba yarakeneye muri iriya nzu Melody yarazwiho kugura indirimbo kuva na kera mu mwaduko wa Covid Kinyoni ni yaramutunze ba Mico ba Dani Vumbi aba niyo Bosco ni umuco wese bibi ninde batandikira muri Amerika wabona bagiye gutuka Melody ninde babwira abahanzi ese The Ben ni shyashya babwira abantu bamwandikira ni ibisanzwe ugomba kumenya ku managing ibyo bintu Bosco ngo yamutema akaririmba ariko ka Plenty Love bagasorera rimwe biriya ni prank byarabacitse bahita bazisorera rimwe ngo bibe ko baratwika ari igihe bazitwika dore ngahantu nibereye ngo umwana ngo tumwise Brasos ngo ngo ni Paris ngo ngo twamugize wikeza ukibaza ntago bazi kureba ikintu bagomba gukorera umwana ko umwana muramutegurira urumva no iby'ubustari The Ben afite yayike afite ukuntu tumanaginga ariko Melody agomba guhura na Kivumbi bagasinyaho ni uyobora ni utegeka ni uzamwandikira indirimbo ni uzamuha korabo ni umuntu uri international hari agomba gusohokamo umwe kandi muvuze mu mayeri yewe nagende none surababaye Gihombo arahari uriya se biragenda gute ese Gihombo uramuzi sibundi se ari akantu k'umuziki bana yanjye muri abagome ngayo gukorera Sol byatari sinzano yaje kujya kabisa wampaye ijambo gato ya se Brett kwikomereza umukire
wagiye utera iteka abavandimwe benshi hano muri showbiz nagira ngo nkwibutse urwaruka rwitwa Kidi kutoka Musanze uriya yafashijwe n'umukire Emmy amutera iteka mukuri Musanze araza muhereza uwitwa promota navuze ntahita mwamamaza yari yarasinyishije Vavado Rimbogo ku Isano Media Entertainment manager wa Kid aramumuhereza Kid agira indirimbo igera muri miliyoni 6 ari gutwika ari gukora amakorabo uyu mukire yaraje atera iteka Riderman abahanzi ageraho yinjira muri cinema ageze muri cinema atangira kugenda yaprosha ibi bintu by'amakomedi urabona Jenzi na Mercy yarari gutwika hano atangira kwimurira ibintu Musanze akorana na babunduki atangira kugenda amafaranga menshi abakomediye arenze nayo Mercy yabahaga Mercy afite platform abikora neza ariko hari undi mukirujabiriye ariko byibuze utanga menshi barabikunda zana muvoma atangira kuzana ibintu by'aba DJ ba Philipita bisanga mu Biza Resort bamuyango bajya barahostinga hera ku murongo ablessing uruganda ejo twumva inkuru y'incamugongo ngo yitwikiye mu nzu yari yararenze ibyo kuba Musanze araza abahehe Kigali hano hakurya ha precise none se tuzamuka gutya tuhagana amakuru arabanza araza ngo ashaka kuba ari we witwitse abandi baravuga ngo umugore we ngo ashaka kuba ngo akorana n'ibintu ngo by'ubupfumu ngo wabona ngo ari ingaruka abandi bakavuga ngo ni depression hari undi mutangabuhamya waje aravuga ngo ibivugwa nuko ngo n'imitungo yari yaramuvanyweho ngo yaragiye ku mugore ngo nibyo byazamusanze ari we wabimanagingaga n'ibikorwa byaha ngo byose ngo abona nta kintu asigaranye nyuma baza no kuvuga uburyo bahiriye mu nzu we babanza kumubura kubera nawe nubwo yayitwitse niko bivugwa yaje kugeraho arakwepa nyine y'urupfu ruje rwabura kwica ajya muri dushe ku buryo ngo bari babanje no kumubura ngo polisi sohora impapuro zimuta muri yombi bazi ko we yacitse atarari mu nzu baza kumubona nyuma muri dushe yabaye iki ikara umuntu ari muri showbiz umuntu waduteraga iteka wadufashaga umuntu uzakishyura $2 agashutingana indirimbo na Riderman akablessing umuhisi n'umugenzi abanyamakuru birirwaga bavuze induru bamamaza Biza Resort nubazi weekend nari Musanze reka ngaho nawe fata ijambo ibisigaye niho ugiye kubyivugira yewe ntabyo je nari kugubu je nagize agahinda bro ntago bikwiye mu byukuri ubu nta bantu zibagize depression igashira wowe ukaba wisiza ayo mavuta umusasi usokoje gute uzabeshya abandi mu kadatarimo imyenda ngo ntukigurira ngo ni momba situruka niko uzigena taje kubona upangura kwa dopest se we niko dopest se ukurabagiranisha basha birababaje kuko birababaje kubera blessing reka nkubwira abandi bantu sho bizirahombye mu cyukuri reka nkubwire kandi babakire yenda bo bamurenze ariko babakire nimba ari umuntu blessing uruganda bamwita boss wa NBG bamwita ndemwe nyewe Norbert business group undi bamwita Marshal ashinga amakipe azana abahanza batamika abanyamakuru muni mwamamaze dore company yanjye ninza kuri airport ni muhurure abari abantu twakavuze benshi ba blessing uruganda babakire atari uko bari gufasha abana babo atari uko aribo bari kwishoramo ari imiryango yabo barabonye amafaranga bagakoza inganda bro hari business zo gukora the benamanuka ibutane niwe wavuze ngo nge nzashirwa nshinziki clinique cyangwa ibitaro ndabikunda iyo ni business yaje sagatera iteka ba diestora bayampano tekereza ko ntago ari amafaranga babasha yaraboreranye ko yampano umumera ubutumwa ibi bintu byo gutu ariko ko narumva utukabana gutukana ntago ari byiza none se ntago ubizi bitutse ubu wize ibintu byiza gusa hari imico hari imigenzereze hari kirazira yamana araza yahuranye melody bucyavuga ati se kibitoka shitani ni imyaka aburi ibiri ngo agwe muri 40 ariko buriya wari uzi ko yamana agiye kujya 40 oya afite 30 niyo cyuzuza 30 urantenguye ndabikubwiye wori zagwira Florie ndabikubwiye afite 38 umbwire twinjire muri iyo breaking dufunge kamera nkwereke idonido abantu baborera ni iwabo baragiye bariyakira yaza tukabana atari uko byamurenze atari uko avuze ati nafize nafu abantu baza muri iyi mihanda bataraciye mu bintu byinshi
ati ntacyo ndamira no ko nari nkegeswe ye baba we umuntu wamukoresha interview ya mbere ni boss wanjye yaramembye ubwino bwose mbuguye na interview yabivuga hari abantu baba bafite itoto amakuru kuyafite oya ndi umukada ndaranica urabona sindabona umuntu ndaramfumba se navyo binkoze isoni ariko birashya bishira ariko bre aba diaspora muvugana wa ariko bre nigira kapasita Mutesi oya we nindutanga passe bigahita bipfuba yarabanje atozwa na Pastor Claude azimu azamufirira izo ndi muhanga ko ari ibyahaberaga ubu rero none ngo asigaye zirekura ariko ize zirapfuba iriya aho kumpiriye intesha umutwe nyuma y'amezi nakwibera singo ariko nanone urabona uwe ufite connection muri Amerika nako presse ntukacyushye roho niko n'ikindi no mu bahanzi ufitemo connection sinzi impamvu utagaragara cyane buriya kari akazi Joshua wa Kigali Protocol afite ntago njya ngo hasi ngiye mbona ari we wari ugashoboye njuze impamvu nuko ntago njya ngo hasi urabona Joshua we urabona nyine appearance ntago hasha neza ugiye kumigira nka bya bindi bigeze kubwira umuhanzi ngiye twe tuba dukegete ejo bundi yankubise ikinyoma Joshua sinigeze kukubwira uburyo se bafotoye ifoto Melody akikinda byo bikaba barabahaye bageze muri miliyoni ngo bayisibe baranga ayo makuru yinjiremo yinjiremo dusoza oya ni true story uze ubugome bamukoreye iyi nkuru nayikoze mu mayeri byagenze gute ndumva twakatinga nkanza nkayikubwira ukumva nimbari ejo bundi byarabaye ubwo twari no gusoza umwaka usharajya guperforminga aho navuze Karomba araza ati mu mukure ku rubyiniro Melody araje n'abayobozi baraje mu bari bo mushyiraho baraturumbura bajyana backstage akubise indirimbo ebyiri yari yandikiwe 5 kubera ya bifu yuko manager we hari ibintu banze gusiba bakabagereka amafaranga bakanga kubikuraho bibasebya byabaye worldwide ngo Melody nawe yinjiye muri Kigali Protocol bazikiki oya iyo nkuru ni turuse nayiganije wundi na Joshua turi gutamira kamoyi nyine ariko ntago ari ugusebya ni bisanzwe urabona ko The Ben urabona ko akeye urabona sari kimwe na Gikada ntago duhuza ntago nyine biba bitandukanye hari n'igihe hari haje ibintu bya Mr Rwanda barabikumira nuko nyine haba hari abo bantu bacuruza appearance ariko nyine urabona ku managinga bari abakobwa bisaba nyine umuntu witeye parufe 3 zitandukanye kandi zose zidahumura kimwe ahubwo hitubaza ati Joshua we ntazo yitera muri kumwe wasanze yaborera Mukada soza Gikada rero wifuriza abantu umunsi mwiza ndetse ubwo tugiye no mu gihe cyo kwibuka ngira ngo ni ku munsi wo kuwa mbere itariki 7 tuba dufite iminsi 100 ariko by'umwihariko 7 ya mbere tugomba kwigendamo neza eka ntanga ubutumwa urakoze cyane kwa Prochiosije igihugu ni icyacu hari n'abashatse gukora ubugome hari ibyashatse kubera mu Bufaransa warabibonye abahanzi turakumira tuba dufite PR nziza baruize mushiki wabo baduhagarariye kandi koko ntihakagira upfo bya amateka tugeze mu biherero by'amateka yacu tugomba kumenya uburyo duhumurizanya tubigendamo neza by'umwihariko aba YouTuber nibo batumva nibo bakora inkuru ukabona arahubanuje ukabona arongera sibi oya aba YouTuber abanyamipira bajya kureba ngo za Champions League bihengetse aya ni amateka yacu uri guhimande we munyamakuru baye urugero rw'ifatizo ukaba uwa mbere nyine kujya kwihenge kugira ute ahubwo iyi ni iminsi mike myiza twibuka amateka utazi yava ntamenye yajya kandi twibuke twiyubaka niyo gahunda tugiye kwinjiramo ariko kandi tunavuga ngo ibyabaye ntibizongere kuba ukundi twitware neza abahanzi bagiye baprofitiye iminsi bagasohoka igihugu bakajya ngo muri za record za Tanzania ngo za Kenya bakajya za Uganda nitwabamenye mubimenya amateka na yacu iyi minsi ni mikirindwi byibuze tuyigendemo neza ariko ibikorwa by'urukundo bya charity byo ni iminsi 100 biba bigikomeje guhumuriza gusura imfubyi ni ikintu gikomeye ariko nanone
n'uru rupfu rw'umuyobozi wacu twihanganisha b'umuryango we natwe yaradufitiye akamaro yavuga tukamwumva aba YouTube yabahaga agaciro yasobanuraga ibintu neza yimanaga u Rwanda tumwifurize iruko ridashira ariko kandi na showbiz iracyakomeje turaha kugira ngo ayo makuru yose tujye tuyabaha ikindi nyine mumfashe mwandike muri comment Blaise ntibubu bwanyu murakoze cyane ari mukada ubwo ngubwo naho utaha mukada Imana iguhe umugisha man thanks for coming ndishimye n'ubwa mbere yo bari abapete bafite aba bodyguard babirukankira inyuma ubuntu batangiye kuvuga ati ni Blaise wanteretse bwa mbere tuba twumva gikada yeah for real asante